Ora amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje ku mahoro y'Imana nagumye abane namwe abaherereye muri Afurika abaherereye ndetse by'umwihariko mu Rwanda nabumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abaruvuga ndabasuhuje abari hirya muri Amerika bwoko bw'Imana muherereye muri Aziya yego abizeye Yesu Kristo muherereye muri Europe abari muri Australia mwese ndabasuhuje n'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana Sibomana Anastasi yego muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwiyoboka mana ubwoko bw'Imana nubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana data twese ishaka kugira ngo abe ari byo dukora kugira ngo dukore igikwiriye kandi tuzagororerwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana nubundi ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana ubwoko bw'Imana God's people buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru yego Bibiliya hari icyo ibivugaho Bibiliya mu rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2 avuga ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi ubutumwa bwizwe bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku 21 naho harabivuga ngo nimukibikira ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba ariko hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana God's people ariko aho bahoza imitima yabo harabatamaza Bibiliya nabo hari ikibavugaho nk'uko byose tubisanga muri Bibiliya mu byanditswe yego haravuga hati mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora bene nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17 naho harabivuga hati muzabamenyera ku mbuto zabo mbese hari usoroma imizabibu ku mungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi Pawulo kandi yandikiye Timoteyo rwandiko rwa 2 mu bice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako abameze batyo ujye ubatera umugongo urwandiko Pawulo kandi yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera kwa 19 naho yarabandikiye ababwira ati hari benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo amaherezo yabo ni ukurimbuka Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo bahoza umutima ku by'isi rero tumaze kumva icyo haruguru hatubwira ndetse n'icyo Bibiliya bivugaho niyo mpamvu ahantu ikintu cyangwa ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe ndetse ugatanga n'imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego icyo kintu niyo mana yawe yego iki ni uko bisanzwe iki ni ikiganiro tumenya amateka mwiyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi yego tugiye kureba mbese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka reka twumve icyo amateka avuga hanyuma tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka muri iki kiganiro tumenye amateka mwiyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki 14 z'ukwezi kwa 11 yego urupfu rwa Gerigor Palamasi rwabaye kuri iyi tariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi 1359 umunaki wa Byzantium wo mu kinyejana cya 14 yari yarashyigikiye gusenga no kwiyegurira Mariya
yabaye umwepiskopi wa Tesalonike, yirukanwa mu gihe cyo guhangana n'ubutegetsi, amaherezo aragarurwa. Yego, aya mateka twayatangajwe n'ubundi n'urubuga rwitwa linkedin.com. Yego, tugiye kureba nyirizina ese muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana ko twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka, kandi tukaba tugiye no kureba n'ubundi icyo Bibiliya ibivugaho kuri aya mateka, kugira ngo tuze kwigira kuri abo twumvishe babayeho muri aya mateka, cyangwa tuve mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Niko tugiye kurebera hamwe rero ukuri kwa Bibiliya cyo kubivugaho. Duhereye kuri iki twavuga ngo Gerigori Palamas yari yarashyigikiye gusenga no kwiyegurira Mariya. Iki gikorwa yari yaragize gute? Yari yagishyigikiye yuko hariho gusenga Mariya, atariho we icyo yavugaga gusenga Imana sicyo yagaragazaga, ahubwo yagaragazaga gusenga Mariya ndetse no kumwiyegurira. Ese ibi ngibi Bibiliya ibivugaho iki? Ukuri kwa Bibiliya kubigaragazaho gute kugira ngo tuze kumenya ukuri? Ese bamwe muri twebwe niba bari mu gukora ibinyuranye n'icyo Bibiliya ivuga, tugendeye ku mateka ya bamwe na bamwe y'ibyo babayemo, bakatoza bamwe na bamwe imico babayemo nabo bakayigenderamo, ese bari mu kuri? Abangaba babayeho muri aya mateka, muri iki gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka? Turaje tubirebere muri Bibiliya, kuko ariho turaza gusanga icyo Imana ishyigikiye cyangwa ishaka, kugira ngo natwe tumenye igikwiriye tukwiriye gukora nyirizina. Tugiye kureba ko iki cya mbere gishatse kuvuga ngo gusenga Mariya, kuko yari yarabishyigikiye. Mbese ninde ukwiye gusengwa ubundi? Gusenga se ubundi bikorwa mu buhe buryo? Tugiye kureba umuntu ukwiye gusengwa uwo ari we. Nituza gusanga ari Mariya niwe tuzajya dusenga, nidusanga atari we turava mu kinyoma cyabo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Ariko ngewe nshingiye ku makuru mfite cyangwa icyo Bibiliya bivugaho, dusanga Bibiliya yerekana yuko hakwiye gusengwa Imana yonyine, kandi igasengwa mu izina rya Yesu Kristo. Yego, reka turebe icyo Bibiliya ivugaho. Mu Kuva, turebe mu Kuva igitabo cya Mose ibice 34 ku murongo wa 14 haravuga ngo kuko udakwiye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Yego, aha herekanye yuko hano mu Kuva ibice 34 umurongo wa 14 herekanye yuko Imana yonyine ari ikwiye gusengwa, kandi ari Imana ifuha. No mu byahishuriwe Yohana, bamwe bita ibyahishuwe gusa, mu bice 19 ku murongo wa 10 tugiye kuri icyo ijambo ry'Imana bivugaho ukwiye gusengwa uwo ari we. Haranditswe ngo nikubitira hasi imbere y'ibirenge bye kumuramya, ariko arambwira ati reka, ndi imbata mugenzi wawe, kandi ndi mugenzi wa bene so bafite guhamya kwa Yesu, Imana abe ariyo usenga. Ahangaha amweretse ko ariyo Mana akwiriye gusenga, kuko guhamya kwa Yesu ari uk'umwuka w'ubuhanuzi. Hano naho herekanye yuko ukwiye gusengwa ari Imana yonyine, ngo Imana abe ariyo usenga. Luka, katurebe muri Luka ibice 6 umurongo wa 12 haravuga ngo nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Yego, wumvishe ko hano hasimo gusengwa Imana. Ikinyoma cyo gusenga Mariya, icyo ngicyo cyo gusenga Mariya ni ikinyoma, ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi tuzi yuko uwo urimo gusenga ni wa wundi urimo kubwira ngo ngirira gutya mfashe iki, niyo waba urimo kumubwira ati mbwirira runaka angenzereze gutya, kiriya gihe nabwo uba uri mu kinyoma, kuko uwo nguwo urimo kubwira ni wowe mwuka uri gukominikana nawe. Rero gusenga Mariya ni ikinyoma, ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Dukomeze turebe no muri Yoweri ibice 2:27 icyo abivugaho. Haravuga ngo muzamenya yuko ndi mu Bisiraheli, kandi yuko ari njye Uwiteka Imana yanyu, nta yindi ibaho.
ni ukuri ubwoko bwanjye ntibuzongera gukozwa isoni ukundi. Hano naho herekanye yuko hariho Imana imwe yonyine nta yindi ibaho. Yego, none tuvuye ku iki cyo gusenga cyo tubonye ukuri kwaho guhari ku cyo Bibiri bivugaho ni uko gusenga Mariya ntabihari. Ibi ngibi uyu nguyu yarashyigikiye, uyu Paramasi Gerigori yarashyigikiye byo gusenga Bikira Mariya. Iki ni ikinyoma. Tugiye kureba noneho kwiyegurira, uwo umuntu akwiye kwiyegurira uwo ari we, kuko yari yerekanye yuko yashyigikiye kwiyegurira Mariya yuko ari byo bikwiriye. Ese koko niko kuri? Tugiye kureba icyo ijambo ribivugaho kugira ngo tumenye icyo dukwiriye gukora kugira ngo tugende mu murongo Imana ishaka. Yavuze yuko kwiyegurira Mariya ari ibintu nabyo ashyigikiye. Ese ninde ukwiye kwiyegurrirwa ubundi nyirizina? Reka dusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino ibice 15 umurongo wa 28 haravuga ngo nuko byose nibamara kumwegurirwa nibwo n'umwana w'Imana ubwe aziyegurira iyamweguriye byose kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. Ahangaha herekanye yuko ukwiye kuyegurirwa arinde ari Imana yonyine. None hano haje kwerekana yuko ikiremwa cyangwa uwaremwe n'Imana akwiye kwiyegurirwa. Icyo ngicyo ni ikinyoma, ntabwo ari ukuri. Ahubwo ijambo twetse yuko Imana ariyo ituma biba byose, Imana iri hejuru ya byose, ariyo yonyine ibaho yonyine, niyo ikwiye kwiyegurirwa gusa yonyine, nk'uko ijambo ribivuze mu rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino ibice 15 umurongo wa 28. Yego, tubonye ukwiye kwiyegurirwa. Dusanze rero aya mateka uyu nguyu wayabayemo n'icyo yabihamyagaho ni ibinyoma. Dukwiye kubivamo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka dushingiye ku cyo Bibiliya irimo kuvuga. Rero kwiyegurira Mariya ndetse no kumusenga ni ibinyoma byombi. Rero ni ukubivamo tugakora icyo Imana irimo kudusaba. Tubonye yuko tugomba gusenga Imana Data wa twese uri mu ijuru, kandi dukwiye kwiyegurira Imana. Yego, mbese aya mateka tumaze kurebaho, tubonye yuko tugomba kuva mu kinyoma cyayo kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Rero wowe uherereye hirya no hino, wowe nkurikiye ubwoko bw'Imana, turi hano kuri Irera TV 1 mu buryo bwo gufashanya kugira ngo tumenye icyo dukwiye gukora gikwiriye nk'ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi. Rero aya mateka ntukayihererane cyangwa n'ibindi biganiro binyura kuri iyi channel ya Irera TV 1 kugira ngo dukore ibikwiriye. Rero witondere ibyo wigisha impande n'impande, witondere n'ibyo wigira hirya no hino, ureba nimba bihuje n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Utarimo kugendera mu kinyoma cyubatswe igihe kirekire ukagira ngo niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Rero genzura kandi ube maso. Rero ndabasaba kugira ngo muhore twoherereza n'abandi kugira ngo tubasangize, kandi nubwo waba wicaranye n'abandi runaka ubaganirize ukuri wumvishe kw'ijambo ry'Imana. Yego, Imana igumye ibane namwe kandi ibe mu ruhande rwanyu. N'ubundi muri iki kiganiro cyatumenye amateka mw'iyobokamana, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana Sibomana Anastasi. Yego, muri uyu mwanya w'aya mateka. Rero n'ubundi ubwoko bw'Imana murabizi ko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa iby'Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo abe ari byo dukora kugira ngo tuzagororerwe ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Yego, kandi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubwa Yesu Kristo. Yego, kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Yego, kuko mbere Yesu Kristo ataza mu isi, ubwoko bw'Imana cyangwa abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Murakoze cyane rero, amakuru tuzasubira n'ahejo. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe kubwo kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.